Ase rero nk'ibisanzwe inshuti zanjye nk'uko musanzwe mubizi, uyu munsi nk'uko musanzwe muzi ko mbagezeho ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi ko twerekeze kuri CapCut. Abantu batazi gukora videwo bashaka kujya bakora amavidewo yabafasha rwose kugira ngo nawe wakora videwo nk'iyo ubona kuri screen ya telefone yawe cyangwa se kuri YouTube. Inyinshi ziba zakozwe n'amatelefone yacu. Aha rero icyo ngiye kukwereka uyu munsi, ngiye kuba nakwereka ese CapCut wayikoresha gute ukaba wakora nawe videwo, nawe mbese ukaba wakora videwo nk'iyo ubona nanjye ndimo ndi gukora. Gusa rero icyo uzakora ni iki, hari uburyo ushaka kuba wakoresha CapCut ariko bwinshi butandukanye. Uyu munsi turebe uburyo byibura bugera kuri bubiri bwonyine. Aha ubundi ubutaha tuzareba n'ibindi bigiye byerekeranye byinshi cyane kuri CapCut, niba ushaka kuba wagenda ukoresha CapCut mu buryo butandukanye. Icyo uzakora ni iki rero, nk'uko tubizi tumwereke iyo bita CapCut nk'uko uyibona ni iyi ngiyi mba nashizeho uruziga, cyangwa se iyi ngiyi urabona iriho utuntu dufureshi. Niko ngiye kuba nakwerekaho ibyo bintu bigera kuri bibiri ushobora kuba wakoresha kugira ngo utangire nawe kuba wakora videwo. Yaba wenda hari abakora videwo nyinshi zitandukanye, yaba komedi waza ukazitingira hano kuri iyi application, ndetse nshobora no kuba nakwereka uko ibintu byinshi cyane ugenda ukora ku munsi. Nakuvuze ko ngiye kuba nakwereka byibura ibintu bibiri kuri iyi application ya CapCut. Icyo ngusaba rero ni ukunkurikirana 5/5. Iyi videwo niza kugushimisha ukanda subscribe, nurangiza usharinge, wanansanga no kuri WhatsApp twigana nabidanje. Aha reka dutangire tujye kuri CapCut turebe se ni iki wahakora. Rero nk'uko ubibona hano kuri CapCut urabona ko hano handitse ngo new project. Nk'uko tubibona ni hano uzaza ugakanda ibi bindi byo hejuru. Ibi ngibi byo hejuru byo uzabyirengagiza, ariko nabyo ndaje nkwereka aho wabikoresha, naho uzabikoresha nabyo ndaza kuba nakwereka. Ndaza kwereka ibintu bibiri byonyine wakoresha kuri iyi application ya CapCut. Uyu munsi nibyo ndibuze kuba nakwereka byonyine. Aha reka dutangire rero. Icya mbere nk'uko ubibona nka handitse iyo bita new project, ni hano uzaza ukande ugiye gutangira noneho editinga videwo nyinshi zitandukanye. Kuko ubibona rero hari videwo nyinshi zitandukanye, ariko wahaza ugafatamo videwo ushaka, cyangwa se wahitamo ushaka wafata videwo cyangwa amafoto, ugahitamo ifoto wenda ushaka, ukaba waza hano urabona ko iyi yose ari videwo nagiye gufata. Rero ugiye kuba wakeditinga, tugatangira tukeditinga videwo nk'uko ubibona. Bavuze ko tuzabana nk'uko ubona iyi videwo rero tugiye kuyeditinga. Uzakora rero uzaza hano hasi fresh. Ndabona neza ko twakweretse. Urangiza uzaza ukana handitse ngo edit. Nyuma ukakanda uzabona ibintu byinshi bitandukanye. Hasi uzabona split. Tugere kuri split musobanurire. Split rero nuyibona, wenda urugero ushaka gukora videwo ariko ugakuramo amajwi yawe ugashyiramo ayawe, nicyo cyane naheraho mbikubwira. Ahangaha ntabwo twige duhere ku wakuramo amajwi yawe ukaba washyiramo ayawe. Wenda icya kabiri tureba, turaza kureba gusa ni gute wafata videwo ukayikora motion, cyangwa se kwa kundi ubona bigenda ngororate cyangwa se byihuta. Ibyo ndibuze kuba nakwereka ibintu bibiri byonyine, nibyo ndibuze kuba nakwereka uko nagiye mbikubwira. Aha rero ubu ugiye gukuramo amajwi noneho ushima manze nkumvisha amajwi arimo, nkumvishe ko arimo amajwi, ndangiza yakuremo kirimo ayawe. Mbena ube washira muri ko washiramo ayawe. Urumva ko iyi videwo ifite amajwi, ariko rero aya majwi waza ukagira ute ukayakura. Icyo uzakora ni uzaza hano ibumoso ibumoso, kandi wazi ko akantu kanditse ngo mute script audio. Amajwi yawe ugiye kuyakura. Umara kuhakanda hazahita haza akajambo kanditse ngo unmute script audio.
kuvuga ngo amajwi yavugaga wayahagaritse ukamikunda urabona ko mbese ntabwo ikindi cya kabiri ngiye kukwereka ko ibintu wabishira rolante bikaba byihuta cyangwa se ibyo bita kugenda muri rolante kugenda gake slow motion bigiye kuba nakwereka bitamukunda kwita muri rolante. Icyo uzakora ni iki? Icyo uzakora rero niba ushaka kugira ngo ukoreshe application kuri rolante, uzaza hano hasi nk'uko tubibona akazi kukwereke, urabona ko hasi ari ibintu byinshi bitandukanye. Ahangaha rero icyo uzakora ni iki? Icyo uzakora hano uzaza ukande hano ngiye kuba nakwereka, ukande hano kwa gakanzu kanditse ngo edit, ukundi ukakwereka hano ugakandaho kanze ngakande nkwereka ikintu kirimo amakuru no kukandaho uzabona ibintu byinshi bitandukanye byose uzabyirengagiza. Noneho scrolling ugana uvana iburyo uzana ibumoso gutya, scrolling uvana iburyo uzana ibumoso gutya ahantu kari ka slow motion ahantu uko tubona rero twahageze. urabona ko icyo uzakora ni iki? Uzaza hano ukajya kandi uzaza urabona ko kandi ushyize mu kazi motion blur rero niyo izagufasha kuba washyira ibyawe gatoha kandi wenda kanze mbikwereke neza utazanapfa kumwe kanashizeho refresh. Noneho nimara kuza kwaka kantu kanditse ngo motion blur, uzakora uzaza wakande tugiye gushira ibintu byacu tugiye kubishyira runaka. Hano kandi tuse nk'abagira ute hano kuri blur tuse nk'abageze kuri 100. Niturangiza blend hano hasi naho hepfo tuzamure ruguru honyine turebe se niba ibintu byaba byakunze. Urabona ko hano bizasaba ko umuntu afite urabona ko bizagenda kosa n'umusaba niba byakunda kuba nta mega mfite bishobora kuba bitari buze kuba byakunda, ariko ndabizi neza ko bijya bikunda n'ubwo nyine ngewe nta mega mfite. Urabona ko ngo motion blur applied cyangwa se yemejwe turebe niba bisaba. Iyi ntuza igize ute yahise ijya mu motion blur nuko byakora. Nuko tuze no hano hasi hose tugize turangiza aho tuze nabyo birakunda. Turebe naho ko kano kanoza karangira bigahita byemera nabyo. Erega iyi application n'ubundi igira utuntu twinshi nakwereka, niba nukora subscribe nagoreka ukuntu wakwiteza imbere ukoresheje iyi application n'ubundi. None reka twongere, urabona ko naka kandi kemeje. Urabona rero ibya bintu byacu byagize ute byagiye muri rolante ntabwo byahimeze. Rero icyo musaba ni ukana subscribe, ubundi ibindi byo mfite ibintu byinshi cyo kuba nakwigisha kuri iyi application ya CapCut. Rero icyo musaba ni subscribe, sharing ndetse niba ufite n'ikibazo wajya muri comment ukaba wansubiza, nkaba nagusobanurira byinshi bitandukanye ngenda nshakisha hirya no hino nkaba nabibazaniye. Uje kubwira ngo ukomeze kuba wagira ibihe byiza aho uri hose, ntugire umujinya kandi ndabifuriza ishya n'ihirwe.